Uyu mugabo Rukara rwa Bishingwe yabayeho ku ngoma y'umwami Yuhi V Musinga, umwami wategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1895 n'1931 hakurikijwe igenekereza ry'urutonde rw'abami bategetse u Rwanda rya Padiri Alex Kagame. Rukara afite benshi bamukomokaho mu nzu y'Abarashi, benshi muri aba bakaba batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga mu ntara y'Amajyaruguru, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Ndagijimana Juvenal, umwe mu buzukuru be, avuga ko ibyo azi kuri sekuru Rukara abikesha uruhererekane mvugo, ni ukuvuga ko yabyumvanyeze. Uyu mugabo avuga ko inzu y'Abarashi ibarizwa mu bwoko bw'Abacyaba b'Abarashi bakomoka kuri Karashi ari we mukurambere wabo. Kwitwa Karashi ngo byaba byaratewe n'uko ngo uyu musekuruza wabo yari umukogoto w'umuheto cyangwa se umuhanga mu kurashisha umuheto. Karashi ngo yavaga inda imwe n'abandi bahungu barimo Kanaga ndetse na Karandura. Imiryango yabo ikaba ifite inkomoko muri Ankole nk'uko Ndagijimana bivuga. Ndagijimana akomeza avuga ko benshi mu Barashi babaye ibyamamare mu ngabo z'umwami, ariko uwamamaye cyane ari Rukara rwa Bishingwe wari umutware w'Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzigwe n'Urukandagira. Iyi yose ikaba yari imitwe y'ingabo yariho ku ngoma y'umwami Yuhi Musinga. Intebe y'ubutware bw'ingabo Rukara rw'Igikundiro rwa Semukanya inahana batatu ya Rutamu mu nteruro y'ikivugo cye ngo yayizunguyeho Sebishingwe, kuko ngo nawe yatwariraga Kigeli wa kane Rwabugiri ingabo. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango ndetse n'igitinyiro, nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Umwanditsi Dufresne yanditse ko yari afite nka metero 1 na santimetero 90 mu gihagararo. Mu buzima bwe Rukara rwa Bishingwe ngo yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku mugabekazi Nyirayuhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga kuko yari akiri muto bikaba akarusho. Umunsi umwe ngo Rukara yasanze uyu mugabekazi wakundaga guca imanza yikinze inyuma y'inyegamo, maze ngo aramuhinyura avuga ko urubanza rwo ku nyegamo na nyina Kavumbi yarusha. Uretse ibi, Ndagijimana, umwe mu buzukuru be, avuga ko yumvaga se avuga ko Rukara yubahukaga cyane umugabekazi Kanjogera, kuko ngo hari n'igihe yamunyariye ku ntebe undi yayihagurutseho. So umugabekazi gusa utaravugaga rumwe na Rukara, kuko gatanacanaga uwaka n'abazungu, cyane cyane abapadiri, kuko baje bacengeje inyigisho z'ubukristo mu gihe abari batuye muri aka gace k'Umurera bari bakomeye ku idini gakondo ya Nyabingi. Ikindi kandi ubwo abazungu bageraga muri kariya gace bigabije umwe mu masambu y'Abarashi bayashingamo imbago bashaka kubibakamo amazu. Uyu mugabo avuga ko Rukara ari we wafashe iya mbere mu kurandura izo mbago, maze Padiri Pauhel Pius bahimbaga Rukigana akanumutuma inshuro nyinshi ngo yisobanure, ariko Rukara akamunanira ntamwitabe. Gusa uyu mugabo avuga ko byageze aho Rukara akemera kwitaba Padiri Rupias, bagahurira ahitwa i Nyabyungu, ubu hubatse kiliziya. Bahuriye kuri Nyabyungu, maze ngo Padiri Pauhel Pius yaramukije Rukara agira ati yambu, kandi ngo iyo ndamukanyo Rukara yayifataga nk'igitutsi cyo kwamburwa abana. Rukara ngo yaramwihanangirije kutazongera kumubwira iryo jambo, maze Rupias wabibonamo agasuzuguro amukubita urushyi, maze Rukara nawe amuterera ku munigo kugeza no gutsa. Urupfu rwa Padiri Pauhel Pius rwateye Rukara guhungira mu Ndorwa, ndetse na benshi mu Barashi bahungira i Kongo ndetse no mu Bufumbira mu gihugu cya Uganda n'ahandi hose, batinya ko abazungu bazaza guhorera mwene wabo Padiri Rupias wari wishwe na Rukara. Kwerekeza mu Ndorwa, Rukara ngo yashakaga kwisunga Ndungutse wari warahigaruriye, nubwo nawe atari yorohewe na busa n'ubutegetsi bwa Musinga bwamuregaga kubwigumuraho. Abazungu bamenye ko Rukara yahungiye kuri Ndungutse, bamusabye kubaha Rukara, arabyemera yibwira ko nabo bazamukiza Musinga wari warahagurukiye kurwanya abigometse ku bwami bwe bose, nubwo bitabaye kuko bitabujije Umudage Liyetona Godwis kumutera ku ya 13 Mata mu 1912. Dore inkuru yose y'uburyo Rukara rwa Bishingwe rwishe umuzungu. Ubwo hari ku ya 2 Mata mu 1910 rero nibwo Rukara rwa Bishingwe yahitanye umupadiri wakomokaga mu Bufaransa witwaga Pauhel Pius, amutsinda mu Bunyabunga ho mu Burera. Uwo munsi Rukara yayitabye Padiri Rupias ngo yisobanure ku mpamvu zatumye arandura imbago zari zashinzwe n'abazungu mu isambu y'Abarashi. Abarashi ni umuryango Rukara yakomokagamo. Akimara guhura n'uwo muzungu rero, umuzungu yashuje Rukara mu Giswahili agira ati yambu. Rukara undi amwihanangiriza kutazongera kumusubiza atyo, kuko Rukara yavugaga ko yambu ari ukwamburwa abana. Ibi Rupias yabifashe nk'agasuzuguro, abamukubise urushyi, maze Rukara azabiranywa n'uburakari.
aba yadukiriye padiri amuta kwa Kajwiga kugeza amunogoyemo umwuka. Rukara rwa Bishingwe utarajyaga imbizi n'abazungu yahise ashyirwaho igihano na rezida w'Umudage witwa Godwis, abifashijwemo n'abayobozi bo mu Nduga bari abatoni kuri Musinga, nuko banemeza guca Rukara mu gihugu. Ibi ariko banabikoze bagamije kwigarurira akarere kose nk'ikiguzi cy'uko Rukara yakoze, nk'uko inyandiko ya Villette Emmanuel igaruka cyane ku ruhererekane rw'amateka y'u Rwanda yo kuva mu 1967 kugeza mu 1994 ibigaragaza. Mu nanga ya Sebatunzi yanasubiwemo n'umukirigitananga Munyakazi Deo, bagaruka ku buryo Rukara akimara kumenya ko atumijweho n'umuzungu wo bitaga Rugigana yakenze ko ishyamba atari ryeru, maze ahamagara umuhungu we Nyirinkwaya amutumaho imitwe y'ingabo ze zose zarimo Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzigwe n'Urukandagira. Abatereka intango arabibatekereza maze abihanangiriza kutazamutererana. Imitwe y'ingabo yose yari itaratse irivuga isezeranya Rukara kutazamutaba mu nama, ariko ubwo Rukara yatangiraga gushyamirana na Rupias bapfa ko amubwiye Yambo kandi yarabifataga nk'igitutsi, maze Rupias agashinja Rukara kumusuzugura. Bahise batana mu mitwe, maze umuzungu asomera Rukara mukubita ikirato amutera n'ikofi, ya mitwe y'ingabo yose ikwira imishwaro. Umwe muri izo ngabo witwaga Manuka ngo yise ahindukira akubita icondo ry'ingabo uwo muzungu amuhirika kuri Rukara, maze Rukara aramwigaranzura amuta ku munigo kugeza ubwo aheze umwuka. Niko kwivuga agira ati, ndakwishe inana batatu ya Rutamu Nyirirugi ruvuga nk'indamutsa, ndakwishe ndise we Nyirinkwaya. Rukara rwa Bishingwe wakundaga kwiyita urw'igikundiro rwa Semukanyi inahana batatu yahise ahungana n'ingabo ze zose mu bufumbira. Hadaciye kabiri bahungiye mu bufumbira, umwe mu bagaragu ba Rukara yaramusuye amutura inzoga mu kibindi, maze amutekereza ko mu gihugu himye umwami mushya, maze Rukara amusubiza ko n'ubundi nta maramuko y'uw'abandi hamunaniye. Abaza uwo mugaragu ati, uwo mwami wimye yitwa nde? Niko kumusubiza ati, himye Ndungutse wa Rutangira. Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse, yishingikirije ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati, narabimenye ga Rukara, humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yoherejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kubafatira Rukara. Nubwo Nyirinkwaya yaburiye Rukara ko yaguzwe agiye kwicwa, Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru, ko yemeye kwicwa agahurwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yatumyeho Rukara ngo babuguze. Bakibuguza, Rukara yubuye amaso abona mu ntazi z'urwo uwitwa Paulo arahingutse. Rukara ati, yamaye nk'abishingwe. Ese Ndungutse nawe koko? Ngibiri ibyo nanganye nabyo biraje. Ubwo yavugaga abazungu. Ndungutse niko kumusubiza ati, humura ndabakurinda. Rukara ati, ntabwo kibandinze ahubwo wananze mba ndoga umwami. Uwo Paulo yaje bwangu agize ngo arasuza Rukara muri yandamukanyo ngo Yambu, maze Rukara ati, Yambu nayanganiye na sobuja. Igitero simusiga cyari kizanye na Paulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati, ntukime Rwanda ndi umucyaba, ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanyi, ngiye kwishyura icyo nakoze ariko wuzishyura icyo utakoze. Rukara ageze mu Ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa, yongeye kubwirwa Yambu, maze asubiza ko adashaka kwamburwa abana be. Abajijwe uwishe umuzungu ati, nawe banza umbwire, numvise ngo muzi kwandika, kandi ibyo urabimbariza iki? Abari aho bose bahamije Rukara ko ari we wishe umuzungu, maze ababwira ko n'ubundi bamubarizaga ubusa ko ari we wamwishe kandi atabigarukaho. Yasezeye abana n'ingabo ze, ariko asaba abazungu kutazamukorera ku bana kuko agiye gupfa ari umwe nk'uko nawe yishe umwe. Yakikijwe n'abasirikare imbere n'inyuma ajya kunyongwa, ariko mbere yo kunyongwa bivuga ko yabanje kwisasira abandi bazungu babiri. Amateka avuga ko Rukara yemeye akanyongwa amanitswe ku mugozi agapfa, ariko abazungu bakabanza kugira ubwoba ko atapfuye, niko kuzana umuganga agapima, akaba ari wemeza ko Rukara rwa Bishingwe rwishe umuzungu yapfuye. Rukara rwa Bishingwe ni ikimenyetso cy'umuntu watinyutse guhangara igitugu mu bihe byari bikomeye. Ubuzima bwe butwibutsa ko kwigomeka ku karengane n'ivangura bishobora kugerwaho n'umutima ukomeye w'intwari. Mu mateka y'u Rwanda, Rukara yasigiye abanyarwanda isomo rikomeye.
ukwishyira ukizana no kurinda icyubahiro cy'igihugu ni indangagaciro z'ingenzi. Ngaya amwe mu mateka ya Rukara rwa Bishingwe bwishe umuzungu twagarutseho muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.